ubushobozi akaza kandeba gusa nanjye sinamwanga nk'umubyeyi namwakira n'umutima wombi kandi ndamutse mbonye mama ibihe byiza nanone kuri wowe ukunda kandi ugakurikira Sostifire TV. Muhaye ikaze mu kiganiro, ndakwifuriza kugira amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha wowe wemeye ufata umwanya wawe aka kanya ukaba wemeye kubana na Sostifire TV. Nkaba rero muhaye ikaze mu kiganiro nk'ibisanzwe di Sostifire nuko bisanzwe, akaba ari yewe waguteguriye kandi ugiye kukugezaho ikiganiro cy'uno munsi. Kikaba ari ikiganiro cyiza kandi nekereza yuko ari ikiganiro kiri buze kugira icyo kigufasha. Kaba ari ikiganiro tugiye kubana mu gihe kitari kirekire kandi kitari na gitoya, ariko ndizera neza ko ikiganiro ushobora kugikurikira. Rero nawe urabona ko yanjye tuzasohoka TV akaduherereye hose cyawe bisanzwe umva ikiganiro, ndetse kandi ushobora gukora share kuri Sostifire TV aho muherereye, abari mu Rwanda kandi ari buryo hanze muri Afurika ndetse no ku migabane yose igize Afurika. Mwese turagusubiza cyane jive bikaze kandi byinshi tubahaye wakora subscribe ndetse ubashe no kuzajya ubona ibiganiro byinshi bitandukanye tugenda tukugezaho hano kuri Sostifire TV. Reka rero twihute tubahe ikaze, twari turimo tugira ngo tangire muri mood imwe natwe niyo turimo, ariko nkuko muri kubireba so nkaba nari nyine mu kiganiro bose uyu munsi akaba ari umugisha ukomeye cyane. Nkaba ndi kumwe n'umutumirwa yitwa Dodier, ariko nawe ni umuntu mukuru. Dodier, tubahe ikaze kuri Sostifire TV. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Edena Jean Dodier. Urongerejwe cyane. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Edena Jean Dodier. Yego. Nkaba naravukiye mu karere ka Rulindo, ariko ntabwo ariho mbarizwa ubu ngubu. Mbarizwa muri Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali. Ubu rero nanjye nkaba naje kugira ngo ntange icyifuzo mfite ku mutima wanjye, kugira ngo nshishikarize n'abandi bantu bose babwire ubuzima bwose nanyuzemo si bubi cyane kandi si na bwiza cyane, kugira ngo nereke abantu ubuzima nabaye nabashe kunyuramo. Dodi, urakoze cyane. Akaba rero ari we tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Akaba ari umusore utari mukuru cyane kandi utari n'umwana cyane, gusa afite experience y'ubuzima bushaririye yabayemo, ariko ikizima nuko aka kanya ariho kandi ahumeka ashima Imana. Akaba rero ari umusore ugiye kutuganiriza bumwe mu buzima bwe, kugira ngo niba hari n'umuntu ubashije kuba udukurikiye aka kanya wumva bahuje ubuzima, cyangwa se nawe ufite ibibazo biza mu buryo butandukanye, nawe ube wabasha kugira icyizere kugira ngo wumve yuko uyu munsi ibintu bishobora kuba ari bibi ariko ejo bikaba byiza. Dodier rero nk'uko wari umaze kubivuga, tubwiye yuko uvuka i Rulindo, ariko ubu ngubu ukaba utuye muri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Twishimiye kukakira kuri Sostifire TV kandi twaguhaye ikaze. Nagira ngo utangire rero ikiganiro cyacu. Ubundi Dodier afite imyaka ingahe? Nakomeje no kuvuga ko uri umwana, ariko ushobora gusanga uri umugabo wenda ufite n'abana nabamenya. Uratwibwira utunakomerezaho, utubwire Dodier yavutse ate, yakuze ate, muri make imibereho ya Dodier ni iyihe, kugira ngo umuntu udukurikiye aka kanya abashe kumenya umuntu turi kumwe uwo ari we. Umwanya no wawe. Murakoze. Wongere ijwi kugira ngo. Murakoze. Imyaka 10, mfite imyaka 20. Njyewe nkaba naravutse mu buzima bugoye cyane, kuko ku myaka 20 ndi kuvuga nagakwiye kuba nigiye hejuru ngaragaza nkuze cyane, kubera ko imyaka yanjye 20 ndi kuvuga uri kubona ko nta gikuru mfite, ngaragaza nk'umuntu wakuze cyane kandi nakuze cyane. Njyewe navutse rero nisanga nta papa ngira, ariko nkaba naravutse numva nta papa mfite, ndetse nk'uko mpagaze gutya nta mama ngira.
ariko sinavuga ko mufite kuko simubona. Okay, njye rero navutse numva shangazi wanjye shangazi wanjye ubundi ariwe nita mama, ambwira ubuzima bwose nanyuzemo. Okay, naravutse iyo mama yagiye kumbyara, tugeze anjye amaze kumbyara ndi kwa muganga, ndaje amaze kumbyara bashaka ukuntu banjyana bavuye kwa muganga. Ubwo nk'uko ndeba gutya zanditse mu gitabo cy'irangamimerere njye, ndetse n'ukuntu asohotse kwa muganga njye nibyo numva gusa, ariko uko numva ngiye nkurikiza ko ari byo. Nkurikije no kongera avuye kwa muganga, bagemuriye mama, bamugemuriye mama nta muntu wari umufite, nta mafaranga yo kwishyura kwa muganga nari mfite, mama nta kintu kigaragara afite, kuko nukuvuga ngo akimara kumbyara igihe cyo kumusezera cyarageze nk'umuntu w'umubyeyi umaze kubyara, ariko akaba nta mafaranga yo kwishyura ibitaro, nta mafaranga afite. Ndangije rero umuntu uvina imwe na mama bamwita musaza we cyangwa mwita musaza wa mama wanjye, yaraje azananga ikarito nini cyane. Amaze kuzana ikarito nini baramburamo ibishura byandi bagira, bya bishura batwikiza umwana bamuhekamo. bamaze ngiye babisasa munza muri icyo gikarito. Amaze kugisasamo bankiramo, bamaze kunshyiramo hejuru baratwikira, bamaze gupfuka. Uwo musaza wa mama asohoka icyo gikarito agisohokanye, asa nk'usohokanye ibigemurwa ibyo bagemuriyemo. Rero mama nawe amaze kurenga porotayi, mama nawe icyo yakoze nuko yahise afata, nta kindi kintu yasohoye kuko nta kindi kintu cyari kirimo, rero byose bari babisohokanye. Mama icyo yakoze ni uguhita asohoka nk'ugiye kwihagarika. Nawe bango yacunze hirya no hino, abona abazamu, abasekirite n'abahari. Ese asohoka ivuriro, ahita asohoka aragenda. Ageze ifasa musaza wanjye, hari moto ebyiri zihari, musaza wa mama wanjye asanga hari moto ebyiri zihari, bahita burira moto baragenda. Ngo ni nyokoro bahita burira moto baragenda. Noneho byagezemo hagati, gize nk'amezi 8, mama urumva nta kintu yari afite, papa yari yarapfuye, nta kintu mama yari afite ntaki, ndetse n'umuntu uvina imwana mama uwo nitwa shangazi ntiyamurebaga, kuko namubwiraga ati mushiki wa papa wanjye uhahe umame w'ipape wimenye byose, kuko ajya kugutera inda ntiwigeze ungisha inama ati uyu muntu anera inda. Rero ndabwira ubwo shangazi wawe kugira ngo dukurikiye babyume neza, yari arimo kubibwira mama wawe abonye papa wawe amaze gupfa. Mama wawe none papa byumvikana ko papa wawe yapfuye, mama wawe gutwite. Noneho aho mwabaga banabyumvishe neza kwa papa wawe, ariko hakaba hari umwana muturanye na shangazi wawe. Papa akimara gupfa, ubwo shangazi wawe araza abwira mama wawe ko nta kintu azamufasha. Noneho bigezemo hagati, mama nawe aravuga ati uyu metse umwana wanyu, ntago njya kuva mu rugo nakuyeyo umwana, ntacyo naje ndi njyenyine, nanjye rwose nshaka kujya gutura mu rugo umusaraba, ubwo nanjye mfite uko nzabigenza. Mama aragenda, yigize ako kanya nta kindi kintu yarengejeho. Mama aragiye, nyuma na shangazi ataza ahantu tuba, nyuma y'amezi ari 8 hari sugu hari shanganuza kaka wacu dufite ari ubwo ngubwo, sinzi niba bya umukecuru wacu. Yaragiye aramfata arashishura, akira nuko ngo akira mu bikingi by'irembo. Mama wawe wakubyaye? Mama wanjye wambyaye akira ubwo afite igihe kingana gute? Afite amezi 8. Aje akira mu bikingi by'irembo arigendera. Mama ubwo yagutaye kwa nyogokuru wawe? Kwa nyogokuru. Ariko mukubona ngo hari abantu bari hafi, ni uko ngo nirwa hino abantu bari hafi yaho bari kuva kurangura ibisheke. Noneho abantu baravuze ati mwana wanjye sinkutaye kubera ko mwanze, nanjye n'ubuzima bubinera. Noneho abantu bahise bajya kubwira umukecuru ati ko tunyara umuntu w'umugore utaye umwana, kandi akaba mutaye umwana avuga ati sinkutaye kubera ko mwanze, mutaye mu muryango wanyu, no gufata nabi
ubwo uzabufate nabi amaraso yawe mwana wanjye ntazambaze. Shangazi yaramfashe, amaze kumfata aragenda, ndakeka ngo namaze ukwezi kwa mukecuru wawe, ukwezi kumwe anderesha amata. Ukwezi kumwe kurangiye ngumva ni umukecuru umuntu uba ukuze cyane, kujya mfata kandi akanshyira mu mugongo akameka byaramugoraga. Nahise hamagara uwo bita shangazi wanjye, ari wa wundi wabwiye mama wawe ko nta kintu yamufasha. ko nta kintu yamufasha. Ko naramuhamagara amubwira ati se nabonye umwana kandi bigaragaze ko ari umwana wacu. Umuntu wamutaye n'abantu bamubonye bumvisha bavuga ko amagambo bavuze ko ngo amutaye mu muryango wabo. Uko byagera kose ni uwacu, kandi bikaba byari bikuze ko kuko ngo buriya nuko ngo nasaga kuri kera cyane, nuko ari ubuzima bakira cyane ngo nayo neza cyane. Nkiri umwana bigaragaza ko ngo buriya ngo nayo mfite imisatsi myiza cyane, bigaragara ko ndi mwiza. Ariko bikaba ko nubwo nari maze amezi 8 uwo shangaza atambona, ntabwo ari kumbona abanyurego kuko ngo nari mfite imisatsi y'amarende ngo itendera mu maso. Okay, bahita ubwo ngize bamvanye kwa nyogokuru mfite ubwo ushangazi wanjye yafashe mfite amezi 9. Yego. Ahita anjyana mu rugo. Angejeje mu rugo urumva we yari afite n'undi mukobwa, bakajya mfatanya yaba nyamikiye ahantu akanshyira mu mugongo akameka. Ubwo kwa kundi ubuzima bwakomeje nyine, mama akajya afata nguko ubundi ubuzima bwagizeho noneho ubucanga nita mama ari we shangazi wanjye, ajya ageza akabona noneho ubuzima bwanjye nawe baramurambiye. Noneho yafashe icyayi agiye kumeza, abashyize kunoza ku meza. Ashyize ku meza icyo cyo ko cyari kigashyushye, ndagikurura mpita nyimenaho. Uri umwana? Ndi umwana. Wone nifite amezi 9. Wasubiye deja kwa shangazi wawe. Nayo nsubiye. No shangazi abonye bigenze gutyo, yahise abantu bamugiraga inama ati umwana cyangwa ukuntu umujyana muri sanere. Isanere ni wize simbizi. Isanere nyine abago kwa kumufata umwana ukamujyana muri orpheline bakamukorerera. Okay, anjyanayo, ndagenda mbayo. Ariko ubwo mu kubayo hari ukuntu mo hagati aho ngaho uwo mama umbyara mu ndageze kugaruka, yagezemo hagati aragaruka. Ubwo umaze kugera igihe kingana gute? Yagarutse ufite igihe kingana gute? Yagarutse mfite imyaka 3 muri ine maho. Aragaruka aravuga ati nubwo nabyaye nkata umwana mutare kubera ko uwo mwana atarazi kuvuga, ariko ubu akeneye kuba yavuga ati uyu ni mama, njye nkamubwira ubuzima bwanjye bwose nanyuzemo, namutaye. Umwana akazareka kugenda avuga ko namutaye kubera impamvu zanjye. Nabyaranye umugabo yaneye inda, dufite tubamo. Umugabo yaneye inda, dufite imirima hirya no hino tubona duhinga. Umugabo yaneye inda, yewe dufite n'inka mu rugo. Uwo nyakwigendera nubwo yagiye ntabwo yansize hanze, nandagaye yansize mu nzu. Ndagira ngo mbaze ngo iyo nzu yansizemo iri hehe, kuko njye navuye kubyara agarutse nsanga iyo nzu barayisambuye nta nzu igihari, barasenye. Ndagira ngo mbaze ngo iyo nzu bansigiye iri he, umugabo yanjye yansigiye. Okay, noneho uwo wita shangazi amubwira ati madame bamubaze, abwira mama wanjye ubundi uwo nyakwigendera mwe mubanye n'iki? Mubanye nk'umugore n'umugabo. Ubwo ni mushiki wa papa wawe uri kubibaza mama wawe? Uri kubibaza mwe mubanye nk'umugore n'umugabo, mwari mubanye, wari umugore wari umukozi wari iki? Muri leta barabizi ko we na nyakwigendera mwe muri kumwe. Uvuga ati ntabyo yarazi, ariko njye nari mutwitiye umwana. Uvuga ati rero niyo nzu uvuga uwo nyakwigendera nta nzu yigeze yubakiwe
na papa wacu utubyara. Twe twapfutse turi abana bari batanu, ariko twasigaye twahise bose barapfuye, dusigara ari njye na nyakwigendera. Uwo nyakwigendera ninakeka ko ari nawe wagutera, kuko simfite gihamya ko ari wagutera. Sinakeka ko mwabaye, wasanga ari n'umukozi we, yamara gupfa ugahita ushaka kwigaruriza ibye. Nta kintu na kimwe gihari kigaragaza ko uyu mwana ari uwacu, nta n'ikintu na kimwe kigaragaza ko uwo nyakwigendera mwabanaga. Ku natwe uko tuzi ko mwabanaga, hari igihe mwabanaga ari umukozi we. Nta kintu na kimwe kigaragaza ko mwabyaranye. Mama ibintu biramucanga, agera naho icyo gihe yageze naho byageze nijoro aho kwa shangazi. Mama bagira ngo yagiye kugura essence kubera agahinda. Aje gutwika aho kwa shangazi, agira ngo atwika, avuga ati n'ubundi byarangiye, ntacyo nyiri cyo, sinyira umukobwa, byarangiye. Mama ibyo ngibyo birangiye, bigezemo hagati, ubwo ngubwo ngize imyaka 5. Mama araperereza amenye ko aje nko kudusura, asanga ni njye uri mu rugo njyenyine. Uwo ngo namwita nk'iki cyanjye, ubwo ni mubyara wanjye. Yari ari gukura ibijumba munsi y'urugo. Umwana wa shangazi wawe. Naho shangazi we yagiye gucuruza mu isoko. Mama yaraje ahita aza, uko nasaga nigaraguye, ahita ashyira mu mugongo arampeka. Ufite imyaka umaze kugira? Agira imyaka 6. Arampeka anjyana ambwira ko anjyanye, ubu noneho yasubiye iwabo, abayeho neza. Anjyanye tugiye, tuba turagiye dusanga undi mugabo yabyaye, ari kumwe n'undi mugabo babana. Ariko n'undi mugabo babana, uwo mugabo amfata neza pe, nkaho ndi umwana we. Turabana, ariko bikaba bisa nkaho uko bigaragara mama akaba asa nk'umunaniye. Umunaniye uwo mugabo. Akenshi naba njyamye nkumva mama n'uwo mugabo bari kurwana. Nibaza ati se, ubwo nanjye nari ngize nk'imyaka 8, ariko urumva umuntu ufite imyaka 8 wavukiye muri ubwo buzima, afite ubwenge. Ati se mama, ubwo njyewe namwitaga papa kuko ubwo niwe narebaga. Barambwira ati uramuje umukunda ni papa wawe. Anyumvisha uburyo atari papa. Ati se mama na papa ko bigabarwana, cyabigenza gute? Kandi mama akaba yaranzanye ambwira ko aje kunyereka iwabo. None ubwo ngubwo uwo mugabo ageze aho saa 6 z'ijoro, yaraje aho nari ndyamye, ahita ambwira ati iragenda Jean de Dieu, mama wawe arananiye. Rero kugira ngo tuzicane, anyice cyangwa mwicemo hagati, fashe mfata umwanzuro kumureka. Ahita afata imyenda yanjye, afata niye, ahita dusura mu nzu muri izo saa 6 z'ijoro, ahita adushyira hanze. Dushyize hanze, baza mama ati se byagenze bite? Mama ijambo rimwe nibuka nshuje, nuko nshuje ngo agagahinda kose mfite nagatewe nasko na shangazi wawe. Ati ni kintu nashubije. Izo saa 6 ubwo bigeze hafi saa 7, yashyize mu mugongo arampeka. Ametse tuba turagiye, tugenda n'amaguru nkuko waturuka ngaha ukagenda urugendo rutari ruto kandi rutari nanone cyane. Tuba turagiye, ubwo turi kugana he kwa shangazi. Abahagaze nkaha, arandangira ati dore kwa shangazi zawe ngahariye. Tuba turagiye, abarambwira ati rero abakize hasi, ati genda nugera kwa shangazi zawe ukomange wagume. Ndagiye, iminsi nibishaka tuzongera duhure. Ubwo mba ndagiye. Ubwo ngubwo ngize imyaka 8, ngiye kuzuza imyaka 9,
naratangira mu ishuri nazi kwandika na rimwe. Ngeze mu rugo, ngeze kwa shangazi nawe ubwo urukumva nawe buri umuntu ko yarakose utari mama wawe nta kintu na kimwe bayitayeho. Abantu bambwiraga ati uyu mwana ni umwica, nazi ishuri ni ukwirwa mwicariye mu rugo wagira ngo ni nka mwiriwe mu rugo. Ndabyibuka umuntu umwe ne waje aravuga ati angurira amakayi 3. Angurira icyo gihe ntabwo ari amakayi twigiraga ku kintu kimeze nk'urubaho, angurira urubaho, angurira n'amacake n'ingwa ye. Badagiye nanjye mu wa mbere. Nagiye mu wa mbere, ipantaro yanguriye ibicikiyeho, uwo mugabo yanguriye. Noneho mama akayidodesha ikintu cya kintu, hari ikintu badodesha leta niba ari rusandani niba ari uritezo, akayidoda ngasubira ku ishuri. Nje nageze ndibuka ko icyo gihe nageze mu mwaka wa 3 akinyogoshesha urwembe. Rwose mwica mu maguru ye, akansiga isabune mu mutwe, agafata urwembe akanyogosha. Najya mu bandi bana bakanyamagana ati muze murebe ukuntu Dode bamwogoshe, ati muze murebe kabisa. None nkabona abandi bana babaconze, ariko nje banyogosha hamwe na hamwe akagenda ankatangata mu mutwe, yaba ari kunyogosha akankata atabishaka. Ariko akambwira ati umuntu ari bari kukogosha akagukira bagukunda kuyabona amabara. Ubwo bageze mu wa 5. Ajya mu wa 5 ariko nkabona ibyo ndi kwiga n'abandi bari kwiga, nkabona nta kintu ndi gukora. Icyo gihe ndabyibuka kuko icyo gihe mu ishuri twigagamo turimo turi imfubyi, turi abanyeshuri 5 b'imfubyi. Baduha ihene 2, baduha n'inkoko. Buri muntu avuga ati izi nkoko zajya zitera, mukoremo ikaramu, mukoremo ikayi, ihene zayibyara ugurishe uburemo ipantaro. Umuntu ugezemo hagati muri byo ndi gukora rwose. Ariko njye uko nkaba mbona ubuzima ndimo, nkahita inkweto zikancikiraho, nkagenda rimwe nkajya kwiga nambaye ibirenge. Akanyamagana ati dore cyaje ukuntu cyambaye ibirenge. Rero rimwe na rimwe nkajya mu isoko nkajya gutwaza abamabuja, numva ariko nabona amafaranga naguriza nkweto. Ubwo ngubwo bigezemo hagati, ngeze mu wa 5, igihe nagiye kwirimukira mu wa 6, nibwo nabonye umumabuja arambwira ati umugore bamwita Makarine amazina ye. Barambwira ati se ufite papa wawe na mama wawe? Ati ufite papa wawe na mama wawe? Babura umuntu yambwira ngo papa wawe na mama wawe nakwibuka ubuzima nanyuzemo, aburi icyo mvuga ikintu kanyica umushinga mara mu maso ngashaka. Urumva ubuzima waciyemo n'ubuzima busa nkaho bushaririye uri mutoya, ndagira ngo kubera wenda n'ikibazo cy'amasaha tugerageze kwihuta. None ugeze muri iryo shuri urize, ariko muri ubwo buzima busa nkaho bugoye. Ndashaka noneho nyuma y'ubwo buzima waje kuva kwiga urarangiza cyangwa waje kuva mutarangije, ese nyuma yaho umubuye buzima bundi noneho wabayeho kugeza uko umeze ubu ngubu? Ubuzima naba icyo gihe urumva ko amashuri nyine byagezemo hagati, mu mashuri mpita yasimbuka. Mvuga ati icyo gihe uwo mubyeyi witwa Makarine yanzanye i Kigali, tumarana amezi 5. Mama Makarine icyo gihe ndabyibuka yamaye, icyo gihe ntabwo yamembaga, yamaye 9,000. Arambwira ati tawe ujye mu rugo usange ababyeyi bawe, usange uwo ngo kushangaza wawe wakoreze. Ndabyikiza nawe gatesaho. Nageze ariya ku giti cy'inyoni, aho ngiye ntega imodoka ikomeza ijya itaha, ndafata umwanzuro wo kuza i Kigali. Ndavuga ati mana yanjye, uko navutse urakuzi, uko mbayeho, uko ubuzima bwose mbayemo urakuzi. Mana yanjye nanjye ubu napfa natapfa ni mu maboko yawe ndebe. Ntiwasubira mu rugo? Ntabwo nasubiye mu rugo.
wize Kigali. Nahise nzi naho i Kigali, ariko njyewe nkaba naje i Kigali ndi kuvuga ati mana njye nubwo nje i Kigali, hari abenshi numva ngo bazi i Kigali kugira ngo ubuzima kugira ngo babeho bishimye cyangwa bari mu buzima bumva butabagoye cyane, bakanywa ngo amatineri, bakanywa amatabi, ibiyobyabwenge nk'ibyo. Njye narabyirinze, navuga ati njyewe nzajya mbona umuntu mutwaze amayodesa nyari ikiryo rindazi n'icyayi, ejo buke ntwaza undi n'ibipantaro yacitse yambare. Ninabyibuka ko icyo gihe ipantaro navanye kuri uwo mugore ko kubwira wanegeye ngo nawe nayimaranye amezi 9 arembe n'umupira. Icyo gihe ndabyibuka n'agapira k'umweru ka Lacoste nari nambaye, ni umugore wari wakanguriye nakamaranye, nakubyo byose nuko nari byambaye. Inkweto zaracitse, icyo gihe ndabyibuka ko inkweto zacitse, zimaze gucika mpita njya mu nzu rwacitse ari rumwe, ndi kugenda mpita noragura urundi rukweto rudasa na rwone nambaye, mpita rwambaye urwo ntabwo byasaga. Icyo gihe mpita ngenda njya ahantu hari umugabo witwa Amapepe, niba umuzi simbizi. Amapepe ngenda ndara hanze kwa Amapepe, ndara hanze. Buriya Amapepe ndamushima cyane kuko ntabwo yigeze asanga ndaye ni umugabo mwari musanzwe muziranye. Ntawe twari tuziranye, yambonye gutya bangu ni umugabo afite n'akabari gashyuha, ariko kakaba kubatse ukuntu hanze ku buryo hari akantu kakabaraza ushobora kugenda ukicaramo, ukaba wakwicaramo bugake. Pepe araza aransanga ati se umwana kuryama hano bibi bite? Nubwo ati rero naturutse mu rugo nta papa na mama ngira, nanjye naje i Kigali nzi ko nje gushaka ubuzima wende ku mugambere. Ubwo Pepe arambwira ati rero ufite irangamuntu se? Nawe ati rero hano bakunda kujyana, bazakujyana iwawe. Arambwira ati rero mujyajyama mujya wumva hari abantu baje cyangwa kugira ute, ujye uvuga nicyo ncibona Amapepe, ujye uvuga ko uri umuzamu wanjye. Uvuga ko umuzamu ntibagufata. Okay, ndamushimira cyane. Icyo gihe byagezemo hagati ahitamo akamatora agasanga kacitse, amanaka ari imiti ko kwiyorosa. Nahaguma mwaka wa mbere uburarangiye. Uri Kigali? Ndi Kigali. Mama wawe bwo ntabwo muheruka, ndetse n'uwo shangazi muri uwo mwaka maze nazi uko bayeho. Okay, nararangiye nyine ubwo mbayeho kwa Amapepe. Ubwo Amapepe se wararaga yise ku kamatera? Nararaga kuri kamatura hanze, ariko kuri iryo barazi kuri iryo hanze, ariko bwacya nkagenda nkareba ahantu akamatura nkabika. Noneho icyo gihe ndabyibuka nibwo iminsi yakomeje yihirika ngeze aho bamuye n'umugiraneza. Maze ati se wa mwana we bite? Mutekereza ibintu byambayeho. Nambwira ati se, ahita ambwira nk'umuntu mwangara cyane, tikado ntabwo wiba? Nubwo ati njyewe ntabwo niba, maze umwaka urenga hafi n'igice ina i Kigali, nta muntu n'umwe nari nakosereza. Ngenda nkajya Nyabugogo, naba nabuze icyo kurya, inzara yanyishe, kuko nabyuka nigize kumara n'icyumweru. Nundwa na Manderena ya hariya muri gare hano Nyabugogo mu Nkunda Amahoro. Agenda ngaturagura Manderena ayirya. Umusatsi icyo genda cyeka uyigize kundariraho, Amapepe niba amaye ibiceri 400 njya kwiyogoshesha. Icyo gihe umugiraneza baramaze iti se ufite imyaka ingahe? Ntabwo ati mfite imyaka 6. Se ufite iwanyu? Ntabwo ati mfite iwacu. Uvuga ngo bana na nyogo na shangazi na papa na mama ngira. Ati se kado ndamutse mujyanye mu rugo ugafura ukajya urya ukaryama byose ukabikora ukica mu rugo nyine nkakujya umwana mu rugo, nta kibazo wagira, ntabwo wazanyiba. Ahubwo ati nta kibazo rwose nawe nazakwiba. Uwo muntu sinanamubahisha, umuntu wamwita izina niruka ni rimwe bamwita Beni.
arambwira icyo gihe aramfata anjyana mu rugo, kubera ko nyine ubwo urakeka nk'umuntu uba ukujyanye mu rugo bwa mbere buteye gutyo, umuntu akubonye gutyo aba ariko gatuma nawe uramwizera neza, akansiga mu rugo akazana agakoropa, ariko kubera cya cyizere atari yambonamo, uje nari namuhaye ikizere ko natiba, ariko we akaba abonamo ko atari yanyizera cyane. Yagenda nk'ahantu wenda afite nk'ahantu agiye cyangwa nk'urugendo runaka agiyemo agasiga akinze, ariko njyewe yasiga akinze namaze gukaraba nicara mu ntebe avuga ati mana yanjye ubuzima navukiye murabuze, nzi neza ko buriya Imana uko ibaho ikunda ipfubye. Ndavuga ati mana yanjye urahankunda ndabizi, maze imyaka 2 i Kigali, uyu ngiye kuza imyaka 2 i Kigali, hari benshi ujya unyuzaho bajya banyuraho batwaye muri Pandagare babajya bagiye kubafunga. Nzi neza ko icyo kintu kitakimbaho, uracyamfiteho ububasha, uracyamfiteho amaboko. Mana yanjye kukuntu wandambayeho ibiganza ukaba warandinze, wakora ushoboka byose uyu muntu wamaye, nzi neza ko ari wamumaye, akashaka uburyo ki yanyizera akaguha icyizere, yajya agenda ntakinga icyo cyumba nk'uko agikinga agiye. Ariko mu magambo make uwo muntu ageze angirira icyizere, yagenda agasiga icyumba atayikinze, yagenda akanyereka ukuntu bacana televiziyo. Ese neza ukuntu i Kigali nayimenye ngeze, ntayo i Kigali nayimenye ngeze kuri uyu muntu ubu ngubu tubana, akanyereka ukuntu bacana televiziyo. Ubwo umuntu wavuze ngo yitwa amazina ye, izina nibuka ni Beni. Nawe mubana ubu ngubu gutya ni nawe tubana. Ukuvuga ngo akimara kumfata buriya nubwo twese tugenda ntabwo ariko twese baba twishimiye. Akimara kumfata hari benshi bamubwiraga ati Beni uriya mwana ujyaye turamuzi ni akamarine kazakwiba. Amaze imyaka 2 natumubona gutya, umwenda yambaye niwe araramo, niwe yirirwamo, ntituzi n'ahantu azakwiba. Ariko uwo muntu yaza akabimwa akamwateka kubambira kuzanyiba. Ntabwo uzanyiba koko, ubwo atinya nawe, ubwo ati nukuri ntabwo nzakwiba. Okay, mu magambo make nyuma y'ukwezi kumwe wa mwenda nambaraga n'ubu nahise mujugunya. Si ukujugunya kubera ko mwanze, ariko nuko warushaje. Ariko uwo muntu nawe uwo Beni tubana ubu yahise amfata arambwira ati nshaka kubaho umwana w'umusirimu. Bajya bakabona akavuga ati uriya mwana ni umusirimu. Yahise amfata icyo gihe ndabyibuka, aragenda ngurira ipantaro angurira n'inkweto. Icyo gihe nabaho ubwa mbere nambaye ipantaro kuko yagiye kubibaza bamuciye 10,000. Yanadese ipantaro y'10,000 imeze uteye, noneho si imeze uteye ntabwo izacika kuko njye nayimenyeye kwambara ipantaro itarengeje 2,000. Angurira n'inkweto z'30,000, angurira n'umupira w'imbeho. Abana ngeze mbaho neza nyine, ebana kugezana n'ubu ku buryo ki bwose bubaho. Niwe muntu kuri ubu ngubu utumye mbaho i Kigali, niwe muntu mbesheje i Kigali, niwe muntu nakwita papa, niwe muntu nakwita mama kuko yambereye byose. Okay, birumvikana yuko wanyuze mu buzima bushagiriye nk'uko ugerageje kubica mu ncamake twatubwira ubuzima bwawe, ariko wenda turi kugana ku musozo nakubaza ngo ari ikintu cyiza wavuze ngo Imana ikunda imfubyi, kandi koko nibyo Imana ikunda imfubyi. Niyo mpamvu nyine ikomeza no kugufasha, kandi tunagushimira yuko wakomeje wenda kwitwara neza no bupfubyi bwawe, ugakomeza kuba umwana mwiza, cyangwa se nabo ngabo batagufitiye icyizere ko bikazarangira bakikwigiriye. Ariko ubu ngubu noneho mama wawe ahari nabasha wenda gukurikira iki kiganiro tugiranye, ni iki wamubwira n'uwe ubutumwa wagenera mama wawe kugira ngo wenda nawe ubona azavuga ati umuhungu wanjye nubwo wenda namusize ubu yarakuze, dore ubutumwa yangeneye. Hariya ureba muri kamera umugenera ubutumwa uba ushaka kumugenera, tureka niba atakiriho, ariko ndize ko atubwiye ko akiriho ariko wenda muderuka. Okay, ubutumwa namugirira sinavuga ko namwanze kubera ko yanaye,
buzima kandi twese tunyuramo. Ubutumwa namujyana uko aramutse abonye nk'iki kiganiro nagiranye mwaba iki kiganiro mwankoresheje cyanakoze, yagira icyizere cyagasubiza umutima nko kumva ko umwana we akiriho, yaba afite ubushobozi akaza akandeba. Gusa nanjye sinamwanga nk'umubyeyi, namwakira umutima wombi. Iyo ndamutse mbonye mama buriya akaborane kaboneka n'iyo ndamutse mbonye mama namuyambira cyane, nkamuhobera cyane, nahita nikuramo cya kintu cy'uko yanaye, kuko nawe ntabwo yanaye ari we. Nkamuhobera cyane nyine, nkamushimira ndetse cyane, nkanamuhobera cyane. Ariko gusa nawe ntabwo ari we buriya, kuba yaranaye buriya ntabwo ari we. Ariko gusa n'ikindi kintu nagenera abantu ntabwo ari benshi. Ikindi kintu nashishikariza imfubyi ingenzi zanjye ni ukuvuga ngo kuba turi imfubyi ntabwo ari ukuvuga ngo twihebe cyangwa se tube kuvuga ngo turi imfubyi niwe tunyuze mu buzima bubi tube twakosereza cyangwa twakwandavura icyo tubonye cyangwa tube twashaka kwiba abantu. Nanjye ukuntu ari mbayeho, yaba ubuzima njye nabwiye bwose nanyuzemo, yaba nari iki, uyu muvandimwe wamfashe ari nkaho nakwita papa yitwa Beni ntabwo yarantwaye. Ariko gusa icyo nashishikariza imfubyi ingenzi zanjye, gusa dushikame zisenge, Imana iratwumva, Imana iracyadufiteho ububasha, iracyaturambuyeho n'ibiganza. Si no gusenga niyo twasenga twebwe, Imana twebwe ubwacu iraturinze. Gusa icyo nashishikariza nyine izo mfubyi ingenzi zanjye, mu magambo make, natwe turi abantu banini twihebe. Kandi buriya no kuvuga ngo imfubyi, ako niba bakubwiye ngo imfubyi bimvira gusa, buriya ni danje kabisa. Ariko gusa reka twe kwiheba, tuzagira icyo tugeraho. Ngewe nk'uko uko mabwiye ukomeze gutya, ngewe nk'ubu ngubu icyo nkeneye cyose bimbweho bita papa byose arakimpa. Kubera ikimama kimwe nuko nigiriye icyizere, nkakoresha uku kuboko kwanjye murimo mureba, Imana izadufasha. Kugira ngo rero mudukurikiye mwumvishije ubuhamya burimo agahinda, amarangamutima menshi, ariko nanone butanga icyizere. Asoje agira neza ati imfubyi aho waba uri hose, numva ko ubuzima bwarangiye, wumve yuko ugomba kwitwara neza, ntabwo kwitwara nabi uzitwaza ngo uri imfubyi, hoya, ahubwo ugerageza witware neza, ugerageze nawe wumve ko uri umuntu nk'abandi, kandi ubuzima buzakomeza kandi ubuzima buzaba bwiza, kwa yuko Imana ikunda imfubyi. Reka dushimira abantu bose banyuze, uyu musore yanyuze mu maboko, yaba ari umumama wamuhaye agapanira amaranye imyaka myinshi, yaba ari uwo mubyeyi wamureze, shangazi we, n'abandi benshi yagiye anyura mu maboko. Dushimire uwo mapepe wamuhaye ahantu ho kurara bwa mbere akigera i Kigali, ndetse akamuha n'ako kamatera ko kuraraho, hari biraruta kurara hasi no kuba warigumuka mu iyo matera, ndetse n'aho ngaho aba akinze urusaya, nabyo ni iby'agaciro. Dushimire kandi n'ubu Beni bari kumwe aka kanya, mwese abo bantu mwese mwagize uruhare kugira ngo umwana w'ingo w'imfubyi abashe kuba ari aka kanya, ariko abashe no kuba yifitiye icyizere, nta papa nta mama ariko avuga ati ubuzima ndabizi buzagenda neza, ukabona mvuye niho kure, aho ndi kugana ndahareba, kandi icyizere kirahari cy'ubuzima. Ubwo mwese yanyuze imbere, tubasabire umugisha mu Mana. Mama we nawe kandi ubutumwa yaguhaye umuhungu wawe wabonye, nubashe kugirirwa amahirwe yo gukurikira kino kiganiro, uzamenye ko umuhungu wawe agukeneye kandi agukumbuye cyane, bityo ntuzagire ipfunwe ry'uko waba waramujugunya nk'uko abivuga. Nawe wenda si wowe, ni ibindi bibazo byabiteye, ariko umuhungu wawe aragukumbuye. Ubashe kubona iki kiganiro, wazashaka ukuntu uhora nawe, umuhungu wawe akakubona, bityo ubuzima bugakomeza. Kandi mwese mwadukurikiye namwe, tubasabire umugisha ku Mana. Wowe ukunda Sostify TV, tugusabire umugisha ku Mana, ariko nanone tukubwira yuko niba utanameze neza, niba ufite n'ikibazo, ugomba kwizera Imana, kuko uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikaba bimeze neza. Reka mushimire wowe twabanye, kandi nawe mushimire ku mwanya wawe waduhaye ukaza kuganira na Sostify TV.
murakoze kubw'icyizere mwamwe mukantumira kugeza abanyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga kubabwira ubuzima bwanjye. Rero nawe dukurikiye wakoze, Imana ibaho umugisha. Je suis Sostify.